yari umuntu ufuha twajyaga tuvugana nabi biturutse gufuha kandi afuha bidafite icyo bishingiyeho ariko nta bindi byari birenze. Harimo ibintu byinshi, harimo uburiri, harimo imyenda, harimo ibyo kurya, harimo ibyangombwa, mbese ibintu byose bifite akamaro byagiye n'amagare abiri. Ni nk'iki wasaba nyuma y'uko imyenda ihiriyemo, ibyo kurya birumvikana n'iby'umuryango byawutungaga ndetse n'amagare yabahahiraga namaze kubona ko yahiye? Nasaba ubutabera bukamukurikirana ndetse bakama n'ubufasha kubera ko nta musigaye. Ubu rero inzu twabagamo yari inkodeshanyo kandi akaba yaraje yinsangamo, rero akaba ari kumbwira ngo mugirire inzu nk'uko nayisanze. Ibi ni bimwe mu biribwa byaba biri mu nzu, byose byangiritse byahiye. Bimwe mu bikoresho byangiritse ubwo inzu yashyaga, aho uyu mugabo watwitse iyi nzu. Aha ni mu murenge wa Rilima, akagari ka Nyabagendwa, umudugudu n'uwa Nyamizi. Ubwo The Pop Live yageraga muri uno muryango wa Nyirandayambaje Clementine ukunze kwitwa Kerere ndetse na Twagirayezu Jean, abaturage bahatuye batuvugishije mu magambo arimo ikiniga n'agahinda agira ati: murakoze, banyita Justin Faranswa, tutuye mu mudugudu wa Nyamizi, akagari ka Nyabagendwa, umurenge wa Rilima, aho amasaha yarahereye mu masaha ya saa 2 n'indi minota irenga. Twagiye kumva umuturage aratatse ati nimudutabare inzu iri gushya. Twabyutse, tumara kubyuka turahagera dusanga umugabo yabyutse yikingiranye mu nzu, afata matera bari baryamyeho ayirambikaho, afata n'umufuka w'ibishyimbo n'ibigori ibishyiraho mu nzu n'imyenda y'umugore n'iy'umwana, dore ko babanaga n'uwo mugore yaramwinjiye, amufitanye n'abana 3 yamuzananye maho. Ubwo mu kuhagera tubaze ku impamvu inzu iri gushya yikingiranye, biba ngombwa yuko tumena ibirahure kugira ngo tujye mu nzu n'urugi turukuramo. Mu kuranya dusanga umugore ari gutabaza cyane akomera. Turahagera, tukimara kuhagera dusanga umugabo, turamufata duhamagara abashinzwe umutekano. Abashinzwe umutekano bakimara kuhagera, irondo ribanza kutugira hafi. Icyo gihe n'imodoka ya kizimyamoto yaje isanga bimaze kurangira. Ubwo birangije biba ngombwa yuko tubatise umwanzuro nk'ubigenze. Ese naguciye mu byo uvuga, ukurikije ucyateye iki kibazo kugira ngo inzu ibe yashya, ni impanuka cyangwa n'umwe muri bo babashije gutwikira mugenzi we? Ni umugabo yafashe umwanzuro wo kuvuga yuko agiye kwitwika, yuko yamutise ngo ni imbwa. Kumutuka ngo ni imbwa bituma umugabo afashe umwanzuro wo gutwika inzu. Ese uyu mugore n'umugabo barabyaranye? Ese mu nzu harimo abana cyangwa se nk'ibintu bishobora kuba byangikiye muri iriya nzu? Bari batari babyarana, ahubwo umugabo yaramwinjiye amuzanamo abandi bana 3 b'uwo mugabo, kuko yari afite urundi rugo, aza ameze nk'aho ari umwinjira amucyuye ari aho, bari batari babyarana. Bivuga ngo uyu mugabo yataye urugo rwe ajya kwinjira uno mudamu. Ubuyobozi bumaze kuhagera bwasanze umugabo akiri aho ngaho? Umugabo we basanze tumaze kumufata nk'abaturanyi kuko twahageze twatabaye, yatwitse amagare. Reka tugushimire, reka tubaze n'abandi bari bahari ibi bintu biba. Urakoze cyane, turagushimiye. Ibi ni bimwe mu biribwa byaba biri mu nzu, byose byangiritse byahiye, ndetse inzego bwite za leta ku rwego rw'ibanze, umurenge wa Rilima ndetse n'urwego rw'akagari bamaze kuhagera, basabye uyu muryango ko ibi biryo kuko byamaze kwangirika bitari byo kuribwa, ahubwo yenda byaba byo kugaburirwa amatungo. Hakaba rero hari gusaba ubufasha kugira ngo nibura uyu muryango ubashe kubona ibiwutunga. Bimwe mu bikoresho byangiritse ubwo inzu yashyaga, aho uyu mugabo watwitse iyi nzu agamije kwiyambura ubuzima kubw'ikibazo cyo gufuha, ariko mu bigaragara ntabwo imibanire ye n'umudamu yari mibi cyane, kuko nta kese zikomeye zagiye ziba reported ku nzego z'akagari. Aya magare rero yahiye, kandi aya magare ni igikoresho cy'umuryango, niyo yaratunze urugo, yahahiraga umuryango. Ni ibikoresho byinshi byahiye mu nzu, matera zahiye, inzu igisenge nacyo cyangiritse. Murabona inzu yahiye, nta kintu na kimwe gisigaye muri iyi nzu. Muritegereza neza, iyi ni inzu umuryango wari utuyemo, kandi yari inzu bakodeshaga, inzu y'abandi. Muritegereza neza, biragaragara ko
inzu yahiye kandi yangiritse, igisenge cy'inzu cyangiritse, uyu muryango nta byo kurya usigaranye. Ibyo bari bafite bacungiragaho mu bihe bitoroshye byahiye. Barimo barasaba inzego bwite za leta, harimo urwego rw'akagari, urwego rw'umurenge, umudugudu ndetse no ku karere, ko batabara uyu muryango nk'ibihe bigoye. Bavuga ko ari ibihe birimo inzara mu giturage, hari icyo leta yakora kugira ngo ishoboze uyu muturage nawe akomeze kubaho kandi agire ubuzima bwiza nk'abandi baturage nk'uko leta yacu y'u Rwanda ibiteganya. Ahangaha ni ibijyanye n'iki byahiye? Ibyo ngibyo ni ibijyanye na matera n'imyenda. Twabajije abaturanyi badaciye ku ruhande, maze mu magambo asobanutse cyane bati nyirabayazana w'icyo kibazo cy'uyu muryango wa Clementine na Twagirayezu gituruka ku gufuha gukabije k'uyu mugabo, kuko yavugaga ko umugore wamuca inyuma, ngo kandi n'igihe amubonanye n'umugabo uwo ari we wese ahita yumva ko uwo mugabo baryamanye. Uku kwiburira icyizere k'uyu mugabo rero ngo kwamuteye umubabaro n'agahinda bihoraho, kugeza ubwo yagambiriye kwiyambura ubuzima. Reka rero twumve inkuru y'abaturage batuye aha hantu. Murakoze, nitwa Dusingizimana Maria Tereza, ndi umuturanyi ninjye utuye hano imbere. Ubwo njyewe ko nabibona nkurikije uko namubonaga, yamupfuhiraga cyane, ntiyahuraga n'umuntu w'umugabo ngo bavugane cyangwa amusuhuze, atavuga ko amutunze ngo ari umugabo we, nubwo aho byo bapfuye cyane ejo n'ibyo nabyo birimo. Ubwo rero icyo nasaba njye nk'inama natanga ni uko bamurekura akaza akabanza kugira ibyo yangirije, gusa n'ibyo yangirije akareba ibintu by'abandi, kuko n'inzu ntabwo ari iyabo, na nyirayo nawe ubwo aracumbitse, nubwo inzu iri hano ariko ari mu ikode. Ubwo rero bakamusubiza inzu ye nk'uko yari imeze, agasubiza n'icyubahiro y'inguru ya cyatsi, akamuha n'ibyo yangirije. Reka tubashimire tubabwira ngo mukomeze mwihangane. Uyu ni Nyirandayambaje Clementine, umudamu wari utwikiwe mu nzu kubera gufuha k'umugabo we. Ubwo The Pop Live TV yashakishaga bitoroshye kumugeraho, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, byarangiye The Pop Live TV ihuye nawe, maze tugirana ikiganiro, aganira mu kiniga gikomeye, agira ati: Nitwa Nyirandayambaje Clementine, ntuye mu mudugudu wa Nyamizi, Akagari ka Nyabagendwa, Umurenge wa Ririma, Akarere ka Bugesera. Ibi bintu byabereye hano ntabwo ari impanuka, ikigaragara umugabo yari yarabiteguye igihe, kuko twaje gutongana tuvugana nabi, tuvuganye nabi ashaka kumuhohotera, bitasohoka ndiruka. Ubwo birangira afashe matora arayitwika, atwika n'imyenda yose n'ibyangombwa n'ibyo kurya byari biri. Nyuma y'uko inzu ihiye, iyi nzu na agisida cyangwa niwe wafashe umwanzuro wo gutwika inzu? Niwe wafashe umwanzuro wo gutwika inzu n'ibyari biyirimo. Yatwitse inzu agamije kuguhombya cyangwa nawe yashakaga kwiyahura mu rwego rwo kwiyica ngo yivane ku isi muri rusange? Nawe yashakaga kwiyahura, ariko yaje kubona umwotsi umukubise cyane, ahita asimbuka ava mu cyumba, arakingura yikubita hasi, baramukurura baramusohora. Ubwo ibi byabaga, nta mwana wari uri mu nzu kugira ngo nibura abe yahuriyemo n'isanganya, abe yahiye cyangwa se yagize ikindi kibazo? Abana bari bari mu cyumba cyo hirya, ariko nta kibazo na kimwe bagize, kuko byabaye duhita tubabwira barasohoka. Abaturanyi babashije kumenya ibi bintu byabaye, bakaba babashije kugutabara, cyangwa se inzego bwite za leta nko ku kagari cyangwa se ku rwego rw'umurenge? Abaturanyi badutabaye, n'abanyerondo bo mu mudugudu, na ba mudugudu bose, na ba mutekano, buryo na polisi yarije kuhazimya, ariko yasubirireyo mu nzira yumvise ko twabashije kubizimya. Mu ncamake utubwiye muri magambo makeya ibyangiritse byari biri mu nzu mu byiciro bitandukanye, byanze bikunze niba inzu yahiye harimo ibintu byinshi byangiritse. Harimo ibintu byinshi, harimo uburiri, harimo imyenda, harimo ibyo kurya, harimo ibyangombwa, mbese ibintu byose bifite akamaro byagiye, n'amagare abiri. Ni nk'iki wasaba nyuma y'uko imyenda ihiriyemo, ibyo kurya birumvikana n'iby'umuryango byawutungaga, ndetse n'amagare yabahahiraga namaze kubona ko yahiye?
nasaba ubutabera bukamukurikirana ndetse bakampa n'ubufasha kubera ko ntawe nsigaye. Mu gihe ibi bikimeze gutya, inzego zibifitiye ububasha zikibikurikirana cyangwa se inzego z'ubutabera, icyo wasaba leta by'umwihariko umurenge wa Rilima n'akarere ka Bugesera ndetse n'abaturage mu mudugudu utuyemo, mu magambo make? Cyane cyane nabasaba nk'isakaro ry'inzu nari ndimo kuko ryangiritse, ubundi bakampa n'ibyo kurya nkabasha kubaho. Reka tubashimire ko mwemere kutuganiriza nubwo bitoroshye, kandi tubabwira ngo mwihangane, inzego zibishinzwe ziraza kugira icyo zikora. Murakoze. Ibi ni nitwa Nyirandayamije Clementina, umugabo twabanaga yitwa Twagirayezu Jean. Ubu rero inzu twabagamo yari inkodeshanyo kandi akaba yaraje yinsangamo, rero akaba ari kumbwira ngo mugirire inzu nk'uko nayisanze. Utuye muri uno mudugudu? Uyu muryango mwari muturanye? Ukurikije imibanire y'uyu mubyeyi n'umugabo we, hari ibibazo byajyaga bibaho bijyanye n'imibanire ku buryo nibura inzego bwite za leta zajyaga ziza kubakiranura barwanye cyangwa se habaye kutumvikana? Ubundi uyu mugabo bamaranye igihe gito. Uyu mugabo rero aturuka muri Kanzenze i Muyenzi. Yego. Noneho uyu mugabo yananiranywe n'umugore amutana abana. Yewe ananiranywe n'undi wa kabiri nawe aragenda ajyanye umwana. Noneho araza yikingiranya k'uyu ati dore uri indushi, nanjye ndi indushi, dore bananye abana, nawe ufite babiri, reka nze twibanire dukorere abana bacu. Yego. Nuko uwo mugabo yaje. Ubundi rero hari ibintu nigeze kubonaho rimwe. Ubundi nabwo barabiburanye, bamburanira ninjye mukuru. Umwana ngo yaraje asanga abandi bana bari kurya bararya, mbati ngwino urye na wa mwana w'ahandi ararya. Ubundi umugabo arega umwana we yateye amugaburiye, yamuhaye ibiryo. Noneho ati foreva n'umwana w'uyu muto ataza ari kurira ngo ntabwo ahazi kandi ari kugaburira abandi. Babajije wa mwana muto nabyumviseho, wa mwana muto ati nari nahaze n'ibiryo nabishigaje. Noneho babajije akana ke gatoya, akana gati papa arabeshya nta n'ibyo foreva yigeze akabwira. Aba aragafashe ngo agatera bucumu buca ati ndakwica. Amagambo mvuze yavuguruze narabyumvise rwose, barabimburaniye. Noneho ati have wikwica umwana, ntabwo wazanye abana bo kwica. Icyo gihe baza kubitonganira bamerana nabi. Uwo mugabo ahamagara n'umugabo w'inshuti ye, araza, umugabo agenda amugaye atese abana aho bageze ko barya, abana n'abantu umuntu mukuru ahageze ibiryo biri kwarya, waje kuburana ibiryo mu bana gute? Ibyo narabyumvise. None se mukecuru, ukurikije imibanire y'umuryango uko bari babanye, hari ikindi gihe habayeho nibura kutumvikana mu muryango bikagaragara ko wenda umuryango warubanye mu mibanire mibi? Kuko habaho ingo zibanye nabi bishobora guteza amakimbirane mu muryango cyangwa se ibibazo bikomeye. Bamaranye igihe gito ariko uri kumva nyine byari biri kuza. Yego. Byari byaje, bamaranye igihe gito ariko byari byaje, kandi ibyo wenda ni ibyasohotse bambwira, ibyari mu nzu byari byo byinshi. Byari byo byinshi.